rero ntiturabisi turi abakristo. Abakristo bagomba kugenza nawe, ndetse n'igihe bakoze neza bakiturwa inabi bakomeza gukora icyiza. Ubwo buzima ni ukuganira tugashimira ibyiza twagezeho, no kuvuga tuti wenda aho tutagenje neza ariko twifuza kugera ku byiza kurushaho, hakaba n'ubwo busabane. Rwose rero ndabona uyu muryango remezo wariteguye. Mutagatifu Sipiriyane wari umwepiskopi wa Karitago muri Afurika yumvise ubutwari bwa Floriane, maze mu bitabo bye yandika amurata avuga ati Fabiyane yari umugabo utagereranywa mu kwitangira ukwemera kwa Kiliziya. Nyagasani yaramwitoreye ngo amubere umusaseredoti mukuru, maze amumurikira ubukungu bwe bumufasha gukora ibyiza byinshi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Inema y'Umwami wacu Yesu Kristu, n'urukundo rw'Imana Data, n'ubusabane kw'Roho Mutagatifu bihorane na hamwe. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Kuri uyu mugoroba duteraniye muri runo rugo Kiliziya nto kugira ngo twizihize abatagatifu. Turizihiza rero umutagatifu Fabiyani, umuryango remezo uru rugo ruherereyemo utuyemo. Tuje kwizihiza uyu mutagatifu Kiliziya yizihiza ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere, kuko munsi bitashobotse ko duhura nk'abakristo bagize umuryango remezo ngo duture igitambo cy'Ukaristiya iwacu, kandi dushimira Imana tuyinayisaba natwe kuba abatagatifu ku rugero rw'uwo Fabiyani twiyambaza. Muri iki gitambo cy'Ukaristiya turagitura dushimira Imana ibyiza yagiriye buri wese muri uyu muryango remezo, kandi turanasaba gukomeza ukwemera abagize uyu muryango remezo binyuze ku mubyeyi Bikira Mariya na Mutagatifu Fabiyani. Abakristo rero kandi b'uyu muryango remezo barasabira roho zo muri purgatori, by'umwihariko iz'abakristo bo mu muryango remezo Umutagatifu Fabiyani bitabye Imana, ari bo Yohani Sezibera, Siliveriya Nyirantambara, Ladisirasi Mwumvaneza, Genereuse Kanyonga, Esperance Mukandanga, Bazirisa Nyirampeta, Pelagiya Mukamazimpaka na Mariya Muhimpundu bitabye Imana. Bavandimwe rero duture iki gitambo cy'Ukaristiya tuzirikana ko turi abanyabyaha bagirirwa impuhwe igihe cyose twisubiyeho. Ni mucyo rero twange ibyaha byacu kugira ngo dushobore kumva ijambo ry'Imana, ngo turi iki gitambo cy'Ukaristiya dufite umutima usukuye.
nemera imbere y'Imana ishobora byose Imana ishobora byose nitubabarire idukiza ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani Yesu nabane na hamwe amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yubuye amaso areba hejuru maze asenga agira ati, dawe nyir'ubutagatifu, abo wampaye bakomereshe izina ryawe kugira ngo babe umwe nkatwe. Igihe nari kumwe nabo, abo wampaye narabaragiye mu izina ryawe, narabakomeje ntihagira n'umwe muri bo nzimiza, kereka umwana nyagucibwa kugira ngo ibyanditswe byuzuzwe. Ubu rero nje ngusanga kandi mbivuze nkiri munsi, kugira ngo bankeshe kwigiramwo ibyishimo bisendereye. Nabagejejeho ijambo ryawe maze isi irabanga, kuko atari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Singusabye kubakura ku isi, ahubwo ndagira ngo ubarinde ikibi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Batagatifurize mu kuri, ijambo ryawe ni ukuri. Nk'uko wantumye munsi, nanjye niko nabatumye ku isi. Kandi ndakwiyeguriye ubwanjye aribo ngirira, ngira ngo nabo babe abakwiyeguriye mu kuri. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Hari umuririmbyi wasingije Nyagasani agira ati, ni byiza guhura turi abavandimwe maze tugasingiza nyine uwaturemye. Uyu mugoroba rero nk'abemera Yesu Kristo bagize Umuryangoremezo Mutagatifu Fabiyani, twahuriye muri runo rugo maze twaturira igitambo cya Yesu Kristo, igitambo gishimira Imana kandi kinayisaba ngo ukwemera twarazwe n'abo batubanjirije n'izo ntwari za Kiliziya gukomeze mu buzima bwacu. Twumvise rero ijambo ry'Imana ridukomeza kandi riduhugura, rikadutera
imbaraga mu kwemera dufite kugira ngo tunakugaragaze koko mu bikorwa. Mu isomo rya mbere Mutagatifu Petero intumwa yanditse urwo rwandiko rwa gitumwa yandikira abazemera Yezu Kristo bose aho bazaba baherereye. Uyu munsi ni twebwe tubwirwa. Turabona ko atangira avuga ati inkoramutima zanjye ntimugatangazwe no kuba mu muriro w'amagorwa nta hari ikintu kidasanzwe kibagwiririye. Kristo Yesu akuzwe. Icyo gihe Petero intumwa byandika yabonaga uburyo abemeye Kristo bahura n'ibitotezo bakazira iryo zina, ndetse hakabamo n'abicwa. Ariko n'ubundi kwemera Kristo bitera ibyishimo n'ahari imibabaro. Petero intumwa rero yanditse urwo rwandiko kugira ngo rukomeze abemera Kristo mu mibabaro yabo kumenya ko uwaducunguye ahari kandi atera ibyishimo. Uyu Petero intumwa yabaye icyo gisonga cya Yezu Kristo cya mbere kuva Yezu avuye ku isi nk'umuntu. Ariko twibuke ko yagize ati nzahorana namwe igihe cyose. Mutagatifu twizihiza rero uyu munsi mu Muryangoremezo wacu Mut.Fabiyani twagomba kwizihiza ku itariki 20, ariko ntibishoboke ko haboneka umusaseredoti tuza hano. Runo Muryangoremezo yabaye umusimbura wa Petero kubanza ari uwa 20, kuko we yabaye uhagarariye Yezu Kristo hano ku isi, umwigishwa ugomba gufasha abandi gukomera muri uko kwemera, ndetse agera habipfira muri 250. Icyo gihe nawe yaje akomeza kiliziya. Nibaza kutubwira amateka ye turaza gusanga uku kwemera twinjiramo tunyuze muri batisimu. Twibuke ko Yesu yagize ati bohereje mu mahanga yose abazemera zaba batize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Muri batisimu dusigwa amavuta ya Kristo. Ayo mavuta ni Papa Fabiyani twizihiza wavuze ko azajya ahabwa umugisha wa 4 mutagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Twakumva uburyo icyo gikorwa na n'ubu gikomeje kugeza n'ubu, ndetse kikabaza iteka ryose. Abemera Kristo bahabwa ayo mavuta, basigwa amavuta, bakaba saseredoti, bakaba hanuzi, bakaba abami. Ni ukuvuga ngo ibihe byose barabigenga muri Yesu Kristo, ibihe byose barabihanurira muri Yesu Kristo, ibihe byose barabitagatifuza muri Yesu Kristo. Niyo batubwira uburyo uyu Fabiyani yatowe nawe yemeraga Yesu Kristo. Umupapa wari uhari amaze gutanga nawe yagiye mu bandi bakristo bari bateranye kugira ngo yumve ugiye gusimbura Petero, ugiye kwigisonga cya Yesu Kristo mu kuyobora iyo mbaga y'Imana yabemeye. Yaravuye mu mirimo nk'abandi bose mu mirimo yabo, ariko tubona yuko ngo habaye igitangaza. Inuma yamanutse mu ishusho nyine cyangwa Roho Mutagatifu yamanutse mu ishusho ry'inuma yera, iraza imuhagararaho mu bari bari aho ngaho. Abantu bahita babona yuko ari we Nyagasani yatoye. Tukibuka rero natwe Yesu Kristo abatizwa, batubwira ko Roho Mutagatifu yamanumukiyeho, maze ijwi ry'Imana rirangurura ati dore uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihiye. Icyo gihe Yesu yari amaze kubatizwa. Ariko Yesu amaze kubatizwa tuzi uburyo Yesu ajya mu butayu akageragerezwa ariko agatsinda. Bavandimwe rero
uko kwemera niko turimo, niko twizihiza, uko Imana yagiye yigaragaza hishurira abayikunda, ntibyarangiye na n'ubu biracyakomeza. Muri Yesu Kristo rero, muri uko kwemera niyo twahura n'amagorwa ngo ntitugomba kuva kuri iryo zina, ndetse igihe duhuye n'ibitotezo nibwo tumenya ko turi kwitagatifuza, kuko Yesu yamaze kwiduhanurira ati yewe hari n'igihe kizagera babajyane mu nkiko, hari igihe kizagera ababyeyi bange kumvikana n'abana babo, avuga ati umuhungu azakumvikana se, umukobwa nawe kumvikana na nyina, mukazana na nyirabukwe bazira izina ryanjye. Yesu rero ibyo byose nibyo twahura nabyo muri iki gihe nk'amagorwa, nk'iyo twafata nk'umuriro. Petero aratubwira ati ntimugatangazwe nabyo, ntimukayifate nk'ibintu bidasanzwe, ahubwo twumve yuko turi muri Kristo, ngo gutotezwa cyangwa guhura n'ibigeragezo turi muri Kristo ni ibintu tugomba kwishimira. Akavuga ngo hari uwakwicwa kubera yuko yibye, yisha andi mategeko, ibyo ntibizabe ku mukristo, ariko n'uwakwicwa zira yuko yemera Kristo byaba bikwiye ndetse yashimira Imana. Bavandimwe, ibyo Petero atubwira, ibyo ubuzima Fabiyani yabayemwo, natwe n'ibyo tubamwo, icyo ukwemera kwacu kuduhamagarira ni ukuba indahemuka, tugakomeza gukora ibyiza. Ngo abababara bazira ugushaka kw'Imana nibaragize amagara yabo umuremyi w'indahemuka, bakomeze gukora ibyiza. Kristo Yesu akuzwe. Isomo Petero intumwa aduha, ndetse rikaba ryarahamijwe n'umutagatifu Umwiyambaza Fabiyani, nuko igihe twemera Kristo no mu magorwa tugomba gukomera ku muremyi wacu, tukaba indahemuka, tugakora ibyiza igihe cyose. Niyo haba haje inabi, inabi tukayitura ineza. Rero ibyo bizatuma turirimba nk'umuririmbyi wa Zaburi tuti Nyagasani turaje twiyemeje gukora ibigushimisha. Dukore rero Nyagasani ibimushimisha, byigaragarize mu mibereho yacu, byigaragarize mu baturanyi bacu, byigaragarize mu masengesho yacu, byigaragarize mu mirimo yacu, mu mibereho yacu. Bityo bizatuma tutaba ab'isi, tumenye yuko buryo umuntu agirirwa ishyari kubera yuko hari icyo arusha uwurimugiriye. Igihe rero tuzakora ibyiza, ntimuzatangazwe nuko muzumva hari abagira bati uyu n'uyu n'uyu wenda bamusebye, kuko isi nuko imeze. Rero ntabwo turi ab'isi, icyo Nyagasani ashaka nuko tuba umwe nawe. Tuze ko aho yanyuraga hose yagendaga agira neza, akiza abarwayi, kandi natwe tubasuye burya tuba turi kubafasha, asura abafite ibibazo, ndetse yohereje n'intumwa cyangwa abigishwa kujya gusura abari mu nzu z'imbohe, yewe akaregira ati n'abahanzwe na roho mbi mujye mubakiza, muzirukane. Burya n'umuntu uvuga nabi abantu batinya, ugiye ukamugira inama, iyo ngabire y'Imana warayihawe, ukagera ukamugira inama, yahinduka akagabanya amagambo yavugaga, burya uba wirukanye roho mbi muri we. Kuko arabibwira yuko kwirukana roho mbi ari ukugenda ukarambura umuntu ibiganza ho hejuru, uwo mwanya agahita ahinduka. Hari n'ubundi buryo, ariko nabwo burashoboka, bwo kugira inama umuntu akagenda ahinduka gahoro gahoro, akuzageza igihe akoze ugushaka kw'Imana,
agiye mu mibereho myiza. Icyo gihe uba wirukanye roho mbi imurimo. Rero ntituri ab'isi, turi abakristo. Abakristo bagomba kugenza nawe, ndetse n'igihe bakoze neza bakiturwa inabi bakomeza gukora icyiza. Ngo icyo bazabamenyeraho ko muri abanjye ni urukundo muzamufitanye. Urukundo tugirira Kristo rwigaragariza muri mugenzi wacu. Uwo mugenzi wacu bigatuma abandi batureba bavuga bati ni muri uburyo bakundanye, maze bakavuga bati koko si ab'isi ahubwo ni abakristo. Bavandimwe rero, muri uyu mugoroba twumve ko uko kwemera Nyagasani yatugiriye izo ngabire zo kukumenya bihereye kuri batisimu, tukakumva mu ijambo ry'Imana, bigatuma tugira n'izo mbaraga zo kuguhamya mu miryango remezo yacu, mu ngo zacu, gutume twumva yuko twiyegurira Nyagasani umunsi ku wundi, nk'uko nawe atwiyegurira muri we, ndavuga mu Mana, kuko ni Imana muntu, kugira ngo natwe twiyegurire bagenzi bacu tubakura mu bisi. Rero izina rya Yesu turihamye mu buzima bwacu bwose, mu mibereho yacu yose, mu mitekerereze yacu yose, mu myumvire yacu yose, tugaragaze ubwo bumwe bushingiye ku rukundo, tumurikiwe na Yesu Kristo wagikoraga neza aho agiye hose, aho ari hose. Natwe twumve ko n'igihe duhuye n'amagorwa ari ikintu gisanzwe ku mukristo, kuko ngo ushaka kunkurikira nafata umusaraba wawe uheke maze akurikire. Na Bikira Mariya yarabidusobanuriye ati ntawe uzagera mu ijuru atababaye. Mu bihe byacu rero, na Fabiyani wayoboye kiliziya mu gihe hariho n'umwami udatoteza abakristo, ariko yagiye kurangiza ubuzima bwe haje undi mwami ubatoteza. Rero ntiyavuye kuri Kristo, yaramuhamije maze aramwitangira, uko kwemera kurakomeza. Natwe rero twumve ko mu mirimo yacu, mu buzima bwacu bwose, twiyegurira Kristo, maze nawe akatwiyegurira, tugahamya icyiza, tugakora icyiza n'igihe hari ikibi cyatubayeho. Yesu icyo dusaba ni ubwo bumwe, ubumwe mu kwemera bwigaragaza mu rukundo n'amahoro tugaragarizanya hagati yacu, duhereye kuri mugenzi wacu n'uwo nguwo turi hafi. Dukomeze rero duture iki gitambo cy'Ukarisiya dusaba ko mu Muryangoremezo wacu icyiza kiganza, maze iby'isi byigaragazamo bitsindwe n'ijambo ry'Imana, ari ryo duhamya muri Kristo. Tubisabe twiyambaza Mutagatifu Fabiyani, nguko Roho Mutagatifu yamutoreye kuyobora kiliziya, kandi uwo Roho Mutagatifu akamugaragaza nk'umuntu wari ucishije make, ndetse wari wibereye mu mirimo isanzwe, kandi hari benshi bifuzaga uwo murimo. Natwe twumve yuko Roho Mutagatifu adutora mu mirimo yacu iciye bugufi, ngo tuyobore abandi, twiheraho tuyobora n'aba twegereye. Fabiyani Mutagatifu adusabire amavuta y'abatisimu ya Kirisima twasizwe, atume dutagatifuza, duhanura, tuyobora abandi kuri Yesu Kristo, natwe tujyana nabo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Twifatanyije na Kristo, witanze w'igitambo kitagira inenge, mugati na divayi biha umugisha, biduka umubiri n'amaraso yabidusigiye w'ifunguro akira. Imana ishobora
bavandimwe nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani Mana yacu, tugutuye iki gitambo kigusingiza twibuka abatagatifu bawe, ari nacyo kidutera kwizera gukira ibyago by'ubu n'ibizaza bwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe, imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose Nyagasani Dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahoraho iteka ku bwa Kristo umwami wacu. Kuko kuri uyu munsi wa none wahaye Kiliziya kwizihiza umunsi mukuru w'abatagatifu Fabiyani, Timoteyo na Tito, ibyo wabishakiye kugira ngo urugero rw'imibereho yabo myiza uyikomeze, n'inyigisho zabo ziboneye zijijure, kandi uyirengere ugiriye amasengesho yabo yakunyuze. Icyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'abamarayika n'abatagatifu bose ngo duhanikire icyarimwe igisingizo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwema tuti: Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu, ni wowe Nyagasani Mana umutegetsi w'ingabo, ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe. Koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None rero mubyeyi wacu turagusaba usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabizwa abari n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira, arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze muryeho mwese. Iki ngiki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati: nimwakire maze munyweho mwese. Iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumererwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. Noneho Nyagasani, mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe, tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera twaguhereza amaturo. Kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo, Roho Mutagatifu aduhuze twunga ubumwe. Nyagasani, muke Kiliziya yawe yogeye ku isi hose,
maze ihegwa rya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco na arikeskopi wacu Antone Karidinali Kambanda n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Nyagasani wibuke abayoboke bawe muri no Muryangoremezo bamaze kukwitaba, ndetse by'umwihariko Yohani Sezibera, Silveria Nyirantambara, Ladislas Mwumva neza, Genereuse Kanyonga, Esperance Mukandanga, Basilisa Nyirameta, Pelagia Mukamazimpaka na Maria Muhimpundu wavanye kuri iyi si, maze ubwo bunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe, ubaye no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka, nawe n'abandi bose bapfuye usanga ufitiye impuhwe, maze ubakiriye mu rumuri ruguturukaho. Urakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe, maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, na Yosefu mutagatifu umugabo udahinyuka, n'intumwa zawe ntagatifu, mutagatifu Tito, mutagatifu Timoteo, mutagatifu Fabiyani, bazina bacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana. Hamwe nawe tuzagusingize tukurata kubwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi ubwe akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti dawe uri mu ijuru. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo bisakazemo amahoro. Impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, zitwindire amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya minsi mahire n'ukuza k'Umukiza wacu Yesu Kristo. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Ntiwite ku byaha byacu, ahubwo wite ku kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe ihe amahoro kandi wibumbire mu bumwe, wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristo nimwifurizanye amahoro. Uri
kubana nawe twirinde ingeso mbi zose nidushaka kubana nawe twirinde ingeso mbi zose Yesu Kristo umukiza wacu wo turamugarisiya niho twereka ubuntu bwawe ngo tuze kugusingiza wanze yuko tuzagutinya niko kuza hafi yacu birindiye gufashwa nawe wemeye kuturengera shimirwa ibitangaza udukorera aya majwi yacu ntakunyure mu byeyuzurize tugutaramiye tugutetera mu byeyi utaduhana twihangiye udukunze mu byeyi uturema mu ishusho yawe turabigushimiye dusabe. Nyagasani Mana yacu, iri sakaramintu duhawe niridukomezemo umuriro w'urukundo rwagurumanaga mu mutima wa Mutagatifu Fabiyani, rukamutera kwitangira kiliziya yawe ubudahwema ku bwa Kristu umwami wacu. Dushimira Imana rero ko yaduhaye kumenya umwana wayo, ndetse tukaba twarabaye abagenerwa murage kimwe nawe binyuze kuri batisimu. Tugiye guhabwa umugisha w'amazi atwibutsa batisimu twahawe, iduha kwivugurura buri munsi, tugasa nyine n'uwo waduhaye urugero kandi wadukunze, Yesu Kristo, utuma dufasha gukora ibyiza. Uwo mugisha rero tuwuhabwe twumva yuko natwe tugomba kuba umwe nawe muri bagenzi bacu. Ukwemera kumwe batisimu imwe Imana imwe ni nayo mubyeyi. Nyagasani Yesu aratwigaruriye Nyagasani Yesu nabane na hamwe.
Imana ishobora byose nibagirira ibambe ibaha umugisha kandi ibashyiremo umutima urangamiye umukiro w'iteka nibacengezemo inyigisho zikomeza ukwemera kwanyu kandi ibafashe kuba indacogora mu migenzo myiza mu rugendo rwanyu hano ku isi nigumye ibaganishe kuri yo ubwayo kandi ibereke inzira y'amahoro n'iy'urukundo ushobora byose n'abaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nimujyana amahoro ya Kristo Kristo Yesu akuzwe bavandimwe mwe mukurikiye umurongo wacu wa channel ya YouTube ya Paroisse ya Gikondo Vincent Pallotti Gikondo igitambo cyaturirwaga mu muza ya Saint Patrick Umuryangoremezo wa Mut.Fabiyani kirahumuje igitaramo kigiye kurikiraho misa yayobowe na Padiri Emmanuel wo kuri Paroisse yacu ya Gikondo nkuko mubibona rero iyi muza ya Saint Patrick ni muza iri mu majyepfo ya Paroisse yacu ya Gikondo ishyira amajyaruguru kuko ihura na Paroisse ya Saint Michel Cathedral igafata no kuri Paroisse ya Nyamirambo. Ubu gitaramo kirahumuje cy'Ukarisiya wagiye kurikiraho ubusabane n'abakristo bo mu Muryangoremezo wa Mut.Fabiyani. Nkuko rero Padiri yakomeje kubigarukaho mu nyigisho yatanze inyigisho nziza cyane avuga ko turi abakristo ko tugomba gukora mu gushaka kwa Kristo. Kristo rero we twitangiye akadukunda hari ibyo dusaba. Adusaba kumukurikira, kumva ibyo adusaba ndetse no kurwana n'ibigeragezo nabyo duhura nabyo nkuko Mutagatifu Fabiyani nawe yahuye nabyo. Mu kanya tugiye kumva ubuhamya bwa Mutagatifu Saint Fabien nkuko mubibona hano hari umama turi kumwe agiye gutangira twibwira atubwiye n'impamvu turahangaha. Mama mwiriwe neza. Yego mbere na mbere mbanje kwifuriza umunsi mwiza. Murakoze cyane. Yego mutanya mutwibwira. Yego nitwa Mugirase Maria Mabirisi nkaba ndi presidente w'Umuryangoremezo wa Fabiyani. Umuryangoremezo wa Fabiyani uherereye muri Paroisse ya Gikondo mu mpuzamiryangoremezo ya Patrick. Yego uyu munsi mwizije Mutagatifu Fabiyani na Mutagatifu bundi wizihirwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Ese kuki mwahisemo kwiziza kuri uyu munsi? Twahisemo kwiziza kuri uyu munsi kubera ko umunsi twawizizagaho tutashoboye kubona abadufasha gutura igitambo cy'Ukarisiya kandi tuba twifuza ko uwo munsi tutura igitambo kugira ngo tubane na Yezu Umuryangoremezo wacu. Murakoze. Umuryangoremezo wanyu ni umwe mu muryangoremezo nabonye ufite abakristo benshi. Mu buzima busanzwe ni gutya bahura bangana? Ntabwo cyane ariko bahura ariko baba bahari. Ntabwo tujya tubura abantu 20 baza kwitabira Umuryangoremezo wa gatandatu saa 12 za mu gitondo nibwo tuwutangira ariko tuba dufite abakristo baritabira ntabwo turabura umunsi n'umwe umuntu witabira Umuryangoremezo wacu. Murakoze. Muri uyu mwanya tugezemo tugiye kumva amateka ndetse n'ubuzima bwaranze Mutagatifu Fabiyani tubukurikire. Ndagira ngo turebere hamwe ubuzima bwa Mutagatifu Fabiyani. Mutagatifu Fabiyani yavukiye mu Butaliyani, yatorewe kuba papa mu mwaka wa 236 asimbura ku ntebe Papa Antere. Mu myaka 14 yose yayoboranye ubwitonzi n'ukwemera gushyitse Kiliziya ya Yezu Kristo. Niwe wohereje intumwa zijya kwigisha ivanjiri mu Bufaransa. Yakomeje kurwanira Kiliziya ishyaka bigeza ndetse naho abizira. Umwami Dasi yamaze kwima ingoma atangira kurwanya Kiliziya, atoteza abakristo aranabicisha. Yategetse gufata abepiskopi, abasaserdoti
n'abadiyakoni bose bakicwa. Papa Fabiyani nawe aza gufatwa aricwa azira ko atatuzaga gukomeza gushyigikira kiliziya no gufasha abakristo be. Ibikorwa bye bizwi ni bike cyane kuko yategetse kiliziya mu itotezwa ryayo rikomeye. Mutagatifu Sipiriyane wari umwepiskopi wa Karitago muri Afurika yumvise ubutwari bwa Fabiyane maze mu bitabo bye yandika amurata avuga ati Fabiyane yari umugabo utagereranywa mu kwitangira ukwemera kwa kiliziya. Yahowe Imana muri iryo tetezwa rya kiliziya mu mwaka wa 250. Kiliziya ikaba ihimbaza umunsi wa Fabiyane ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Fabiyani mutagatifu adusabire. Bakristo bavandimwe, kugira ngo mwumvishe uwo twiyambaza uwo ari we, mwumvishe ubutwari bwe. Uyu munsi twasabye ngo adusabire kwemera gushikana. Nitugira ukwemera nk'ukwe natwe tuzakora nkawe. Umuryangoremezo wa Fabiyani wavutse muri 2006 tubyawe na Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Ubu ngubu uyu munsi turi ingo 26, ariko si ukuvuga ko zose zirimo abakristo gatolika. Murabizi ko dufite n'andi matorero, ntabwo rero urugo rwa ruhejwe ko hajyamo n'abandi. Iyo bavutse ntabwo turusiba. Duterana kuwa gatandatu kuwa gatandatu saa 12. Ntabwo twitabira za ngo zose, ariko nibura hagati y'abantu 10 na 20 turababona mu Muryangoremezo. Padiri Vikeri twitabira ibikorwa bya Paroisse. Umuryangoremezo wacu yatafari twibakira kiliziya ntabwo twigeze ducika intege. N'ubu ngubu turacyakomeje. Ndumva nta na rimwe turabura mu bantu mu Muryangoremezo 10 ya Paroisse dutanga itafari. Uyu mwaka ushize twatanze 970. Dufite n'ibindi bikorwa byinshi dukora. Dufite akagoroba k'abana muraza kukabona kandi gakora neza. Kristo Yesu akozwe, arakozwe muyobozi gahunda kuvuga ijambo. Niko wa Padiri Vikeri je kuba uzi Umuryangoremezo wa Fabiyani ubitsi wacu na none uje ubutumwa mu Muryangoremezo uzi bavandimwe Kristo Umuryangoremezo wa Fabiyani tubahire aje kwitanga natwe muri bino buri byo kwiza Mutagatifu Fabiyani. Kristo Yesu akuzwe. Umuntu kandi yanabona no kwifuriza umwaka mushya muhire. Magaze hano rero mu izina ry'umuyobozi w'Umuryangoremezo ya Saint Patrick, Umuryangoremezo wanyu uherereyemo utabashije kuboneka kubera impamvu z'inama itunguranye yabaye kuri Paroisse, ndetse ubu ngo birimo kuba
y'abayobozi b'imiryango remezo amakomisiyo byabaye ngombwa rero ko inama nayo iba uyu munsi yifuza kuba ari kumwe namwe ariko ntibyakunda. Yantumye rero ngo bashimire mbere na mbere kandi mbifuriza umwaka mushya muhira ko natangiye mbivuga. Icyo kubashimira namwe murabizi, umuyobozi w'umuryango remezo yabikomojeho wanyu n'ubwitange mugaragaza mu bikorwa bitandukanye bya kiliziya. Ino minsi ubanyamukuru turiho n'ikitafari yabivuze ntabwo ushize mwabonye 2,900 kandi kuko nibyo, ndetse igihe cyose muri raporo buri kwezi muri Muryango Remezo 10 ya mbere. Umukristo nyawe arangwa no kwemera ko akarangwa n'ibikorwa, kuko no kwemera ko gushyigirwa n'ibikorwa ni nako Pawulo abivuga. Icyo ni cyambere mbwe ngo mbashimire ko mutajya mumutenguha. Imyaka igiye kuba 5 kuri ikigo cyo kubaka Paroisse yacu, twitwa inguzanyo ntabwo mujya mutenguha abagabo nk'iki basezerana n'abagabo basana niho bahurira namwe, kandi nkuko twabisezeranye igihe twuzuzaga ya mpapuro buri wese yemera ashobora kubona, mwaragerageje kandi mutume kigerageza kwitanga. Icya kabiri yambwiye kubashimira ni akagoroba k'abana. Niyo mubibwira padiri umushyitsi mukuru Miryango Remezo iri mu muryango remezo Saint Patrick, ndumva ari mufite akagoroba k'abana gakora. Kwa Tadeyo kandi tugafite, ariko umunsi karacumbagira. Patrice umwana wese wagerageje, ariko none uyu munsi tutagikora neza. Abagusima ariko ruboneka ko atigeze banagerageza gutera iyo ntambwe. Ni ikintu gikomeye cyane n'abashimira, kuko kiliziya yacu kugira ngo ibiho kandi ikomere nuko urubyiruko n'abana batoya batangira kwibona bakiri bato, bakayimenya kandi bakayikunda. Nuko igiti kikugo kiri gito, burya n'umwana kugira ngo ukurishe iby'Imana bitangira kiri mutoya. Kuba rero umwana bashe gusiga igitego ni ikintu ngo giduheshe ishema muri Saint Patrick, kandi kanashima Paroisse yacu. Mukomereza aho rero abana twese imbyino nziza, ese n'icyo yashize ndumva nane mwayuna muri igitaramo nk'iki, byose bitugeraho kandi bikadushimisha. Turakomeza abaturage Mut.Fabiyani ati kumwiragisha yari umupapa arwanya ishyaka arwanira kiliziya mu gihe bikomeye by'itotezo mwabivuze, ariko ntiyacitse intege. Natwe twicika intege hari igihe nk'ibi turimo usanga twitwaza ngo ubukene, twitwaza ibibazo bitandukanye by'ubuzima, tugomba kubana nabyo, ariko ducika intege ngo tuyezuke ku Kristo bwacu, dukomeze urutujye imbere ubu Kristo, kandi Imana izabana natwe. Nika ko niyo yaturinze, niyo kandi ikomeje kuturinda. Murakoze, mwaka mushya muhire, Kristo Yesu akuzwe. Kandi nkuko wabinsabye ngo banyotewe no kumva ubutumwa mwaje kubazaniye. Murakoze. Uyu mugoroba nibi byishimo turimo tubikesha kuba twaramenye Kristo, kandi no kuba twiyambaza mutagatifu Fabiyani nk'umuryango remezo. Ubutumwa rero padiri mukuru haba yaduhaye, ubwa mbere ni ugusangira namwe isengesho rinezeza Imana kandi riruta yandi yose, ni igitambo cy'Ukaristiya. Hanyuma nyuma nk'uko byose bigomba guhera nyine mu muryango remezo, tugasangira n'ubwo buzima. Ubwo buzima ni ukuganira, tugashimira ibyiza twagezeho, no kuvuga tuti wenda aho tutagenje neza ariko twifuza kugera ku byiza kurushaho, hakaba n'ubwo busabane. Rwose rero ndabona uyu muryango remezo wariteguye, ndetse twabonye n'urugo rugari kandi rufite urukundo rwo kwakira, rwatwakiriye neza, ndetse n'ikirere ndabona cyatugendekeye neza, kandi turi mu gihe cy'imvura. Rero igitambo cy'Ukaristiya twagituye, ubuzima turi kubusangira. Ubu ndi kubona ko urubyiruko wenda ari rwo rutahari cyane, ariko ababyeyi barahari, abageze mu zabukuru barahari,
ariko rwose turafite n'abana binagaragara ko banakora ko ari mu kagoroba k'abana. Ni ukuvuga ngo uku kwemera ibibazo byose tuzahura nabyo nk'uko n'abandi bahura nabyo wenda bagacika intege, nge ndabona hari icyizere y'uko tutazacika intege. Rero nkabandi buze kubwira padiri mukuru ko nasanze kwa Fabiyani ari abantu bakomeza guhamya Yesu mu bavandimwe mu mibereho yabo, kandi bakaba bakomeye ku mutagatifu wabo Fabiyani, uko yahamyaga Kristo mu kwicisha bugufi, mu kwiyoroshya no mu kwitanga, ko nabo babikora kandi babigaragaza. Padiri mukuru byo arabizi, nk'uko mwabivuze, gutanga idafari. Ariko ubutumwa aduha iyo tugiye mu muryango remezo ni ukubwira abakristo ko nk'uko dufite kiliziya yubatse nziza pe, ibereye ijisho. Iriya kiliziya Gikondo, guhera inyuma, ubwo ni uguhera ku muhanda, guhera kuri kaburimbo ukinjiramo imbere, hose ni nziza ku buryo bwose bushoboka. Irisanzuye, irimo urumuri, amajwi byose ubona ko rwose birimo. Padiri mukuru rero agira ati ishema ryacu nk'abakristo ba Gikondo ntabwo ari ukugira iyo nyubako, ahubwo ni ukugira iyo nyubako mu mutima. Abakristo bagomba kugira kiliziya nziza mu mitima yabo, ni ukugira Kristo mu mitima yabo. Kandi koko umubiri wacu ni ingoro ya Roho Mutagatifu. Rero icyambere ashaka ni uko ibyiza byose twabona kuri kiliziya kandi tubona kuri kiliziya Gikondo bigomba guhera iwacu. Muri uko kwitanga ni byiza cyane, banabishima, ariko avuga ko tugomba guhera mu migenzereze myiza, guhera mu bavandimwe bacu. Ibyo nabyo rwose ndabona n'igihamya ko bihari. Wenda nubwo twavuga ngo urubyiruko ntiruhari, muri uyu mugoroba ndakeka harimwo benshi wenda bari ku ishuri muri segonderi. Ushobora gusanga wenda harimwo abagiye kwiga ay'umugoroba za kaminuza. Ushobora gusanga wenda hari abagiye muri Kigali nyine nijoro barakora, hari abagiye mu nimugoroba. Ibyo byose ni ukubizirikana ko Mutagatifu Fabiyani urugero yatweretse, ni uko mu mibereho yacu Roho Mutagatifu akomeza kuduherekeza. Nk'uko natangiye mbivuga, igihe umupapa wayoboraga kiliziya yari yatanze, we yavuye mu mirima nk'abandi bose, aho bari bateraniye bategereje ko bagiye gutora papa. Nuko Roho Mutagatifu amumanukiraho muri iyo shusho y'inuma, atorwa atyo atari azi yuko we yari agiye kureba utorwa, ashizuka yatowe, kandi hari benshi babishakaga. Rero no kuvuga ngo Roho Mutagatifu aracyakora muri urwo rugero rwiza. Tumwiyambaze. Fabiyani arakomeza natwe kudufasha gushyira mu ngiro ibyo Yesu Kristo dusabaho dukoreshejwe na Roho Mutagatifu, kuko niwe twahawe, nyine niwe duhabwa kugira ngo atwigishe kandi adushoboze gukomera muri uko kwemera ndetse no guheka umusaraba wacu dukurikiye Kristo. Rero icyo nabifuriza nk'umuryango remezo, mukomeze mube intangarugero, ubwo bumwe bukomeze bubarange, urwo rukundo n'ayo mahoro bukomeze bibarange, iryo shyaka ryo gukomera ku kwemera kiliziya yigisha tubiharanire, ntidutinye guhamya Kristo mu mibereho yacu ya buri munsi. Muri make ntituzabe ab'isi. Ab'isi nibo bavuga ngo ahanga bimeze gutyo ugahita ugenda, ahanga bimeze gutyo ukaburagiye, nawe bimeze gutyo ukabiragiye, wagera ukavuga ati tukore ku kimenyetso cy'umusaraba, uretse uriya nanjye ndasenga nk'abandi. Duhamye Kristo ni uwo nguwo, uko niko kwemera, kandi uwo twiyambaza uwo Mutagatifu Fabiyani yabigezeho, imyaka yabihamijemo. Natwe n'ubu ngubu nubwo tutagira itotezwa ribabaza umubiri, twagira itotezwa rimeze nk'ikigari, ngo n'abandi bameze burya natwe tugende kuriya. Dukomerera kuri kiliziya tuyirwanira ishyaka, kandi n'abandi bazayibona
baze bavuga bati murebe uburyo bakundana, murebe uburyo bafite ubumwe, ukwemera kwabo koko kurigaragaza. Nicyo rero mbifurije. Reka tumwongere nawe mukuru. Rimwe kabiri gatatu. Maze byose bidufashe gukomera mu kwemera, kandi n'urwo rukundo rwigaragaze mu mbaraga z'ishyaka turwanira kiliziya. Ibyo byose rero tubisabye twizeye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.